murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Ndabaramukije mwese bakunzi b'uru rubuga, by'umwihariko abafana ba Pi Network. Uyu munsi ndabagezaho ibintu 10 bishobora gutuma Pi izamuka cyane, ndetse ngire inama abantu bashaka kuyigurisha. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel. Nk'ibisanzwe abo dusanganwe barabimenyereye, reka mbahe ikaze, reka mene ikaze umuntu mushyashya kuri no muyoboro wa Yes TV Rwanda. Mbwira ati uhawe ikaze umuryango mugari. Reka ikaze umuntu wese wakanze subscribe kandi namushimira cyane, mubwira ati uri umuntu w'intwari, uri w'agaciro mu bikorwa bya Pi Network bya Yes TV Rwanda. Icyo nabwira cyo kandi mwibuke gusiga igitekerezo, comment ndetse na like. Muri ibyo byose ushobora kugira kimwe wakora. Nk'uko nabibabwiye, ibintu 10 bizatuma Pi izamuka cyane mu gaciro, ndetse kandi ikagera no ku giciro kimwe mwifuje ko mwahoze muvuga kuva kera, ndetse mwagiye mugenekereza. Ibi nibyo tugiye kuba twavuga, ni ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko Pi Network izazamuka mu gaciro, ndetse ikikuba cyane kuruta izindi cryptocurrency zose muzi. Ikintu cya mbere twababwira nuko mainnet itarafungurwa neza. Nibimara kwemezwa ko Pi ishobora kwifashishwa ku mugaragaro hanze ya ecosystem yayo, izamuka ry'agaciro rizihuta cyane, kubera yuko ntabwo irajya hanze ya ecosystem. Nubwo abantu bavuga yuko yabaye open mainnet, ariko ntabwo ari full open mainnet. Abantu mubisobanukirwe neza, haracyari ibibura, haracyari mu zindi nzira zo gufungura full open mainnet, my friend. Ikintu cya kabiri, kwinjira kwa Pi ku masoko manini cyane. Niba Pi yemerewe gucuruzwa kuri Binance na Coinbase n'andi masoko akomeye, izamuka rizaba rihamye. Ni ukuvuga ngo hano abantu bakoresha za Binance, za Coinbase, ndizera neza ko ino cryptocurrency itari yajyaho, ino Pi ntago irajyaho. Kandi aya niyo masoko manini mpuzamahanga ya cryptocurrency akomeye cyane. Igihe rero Pi Network itari kuri aya masoko, biragoranye cyane ko yahita izamuka, kuko abantu benshi niho baba bategereje, abantu benshi niho bagurira ama crypto, niho bahahira. Ni ukuvuga ngo rero igihe itari kuri ayo masoko, ni ibintu bigoranye cyane ko Pi yahita izamuka, ariko ndizeza yuko rwose niramuka igezeho izazamuka itumbagire wumirwe. Ikintu cya gatatu ni ubwiyongere bw'ibikorwa bya Pi. Uko abantu benshi barushaho gukoresha Pi mu bucuruzi n'indi mirimo, niko gaciro kayo kazazamuka cyane. Ikintu cya kane ni ukwemererwa ku buryo bwo kwishyurana. Iyo amaduka, amasosiyete na serivisi zitandukanye zatangiye kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyurana, isoko ryayo rirakura cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu bitaraba, niyo mpamvu tugomba kwitega
ihinduka rya payi rikazamuka. Ni ukuvuga ngo ibi byose igihe izaba yabyemerewe biri gukorwa, nyamuneka payi netiwaka yawe uryamiye umutungo ukomeye cyane, niyo mpamvu ugomba kuyikomeraho ukirinda kuyigurisha amafaranga make cyane kuko uri mu bihombo. Icya gatanu, imiterere y'isoko rya cryptocurrency. Iyo Bitcoin, Ethereum bizamutse bikururana n'andi macoin harimo na payi. Ni ukuvuga ngo nacyo ni ikimenyetso igihe Bitcoin cyangwa se Ethereum bizamutse bikurura andi macoin harimo na payi. Icya gatandatu ni ubwinshi bw'abayikoresha. Uko abantu benshi biyandikisha kandi bakayikoresha mu buryo butandukanye niko izazamuka cyane. Ikindi cya karindwi, ubucuruzi bwa payi hagati y'abantu, icyo twakwita nka peer to peer. Iyo abantu benshi bagura cyangwa bagurisha payi hagati yabo, byongera ibikorwa by'ubukungu, bishobora kuzamura agaciro kayo. Ikindi cya munani ni icyizere cyo ku bayishinze nka core team. Iyo itsinda riyoboye payi rikomeje gukora neza no gutanga amakuru asobanutse, icyizere kiriyongera bigatuma agaciro kazamuka cyane. Icya cyenda twavuga ibyemezo by'amategeko. Iyo ibihugu bikomeye nka USA, Uburayi cyangwa Ubushinwa byemeje ko payi ari cryptocurrency yemewe, isoko ryayo rishobora kuzamuka cyane rikikuba ndetse rikagera ku giciro twumva twebwe dushaka twifuza. Ikintu cya cumi twavuga twanasorezaho nyuma tukaza tubagira inama, igihe kizajya gushyira supply and demand, uko abantu benshi barushaho gushaka payi ariko umubare wa payi zihari ukaba muto, igiciro kizagenda kizamuka cyane. Inama rero twagira abantu bashaka kugurisha payi zabo, witekereza ubusa. Ubu turi mu cyiciro cy'ingenzi, hari abatangiye kugurisha payi mu cyiciro gito, ariko ushobora kwisanga wicaye ku butunzi. Ukwiye gutegereza. Niyo nama rero twabagira, nuko mukwiye gutegereza. Rindira open minded full, ntabwo iraba open gabanya inzara. Abenshi bavuga ko payi nta gaciro ifite, ariko ntibazi ko igihe mainnet izafungura ku mugaragaro, icyiciro gishobora kwikuba igiciro igiciro gishobora kwikuba kabiri inshuro nyinshi. Sibyo no kwikuba kabiri, ishobora kwikuba inshuro nyinshi cyane tutazi. Reba uko isoko rihagaze. Niba hari ibimenyetso byerekana ko agaciro kazamuka, kurindira bizakubyarira inyungu nyinshi. Gira gahunda ya strategy yawe. Niba utekereza kugurisha payi, tekereza ku gaciro ku gice gitoya. Wagurisha ugasigarana izindi mu gihe zaba zizamuka. Ikindi, komeza wige uko crypto zikora. Niba ukomeje kwiga ku isoko rya crypto, uzafata ibyemezo byiza byo kuyigurisha cyangwa kuyibika. Ikintu cya nyuma twasorezaho, payi ni crypto nshya ifite amahirwe menshi. Ujye ufata ibyemezo
by'ubwenge kandi witihutira kugurisha utabanje kureba ibirimo kuba. Murakoze cyane. Pius TV Rwanda izakomeza kubagezaho amakuru agezweho kuri Pi Network n'andi makuru y'ingirakamaro. Niba uri mushyashya rero ukaba unyuzwe n'ino video, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video nyinshi zagenda tunyuzaho z'ubwenge by'umwihariko iza Pi Network nawe zizakugireho, zizakugire umumaro mu gihe kizaza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Yari Gasigwa Emmanuel, ciao ciao.